ariko mu muntu nunze hano w'ikigoryi n'umuzamu wonaga ari kumva abantu bari guhama zamu we zamu ubu ntago kiri kunyumva koko zamu ubu ntago uri kunyumva musenzi igihe ntago nguhamagara bose nambitse ako nza kurukana nshaka undi aya bose nandi kureba umutekano ari kunomeza umutekano umuntu ari umugozi umuntu uri gukomanga kuri ntago mwumvishe Jason iri kurya mu matwi ntago mwumvise bose nako kuna mwumvise kuna mwumvise ako ubonwe ibiki wagiye umwa bikeye bose mandi tayari ariko ngiye subiza siko banda subiza je ndabona uri kuri utaye umubwire yinjira kandi nzakwirukana wowe umuntu ukomanga nkaho ukomanga w'abahangaha ubu ni nini uruzi ko urugero ruci bite byawe se kuri ahangaha njyewe nari ndi gusaba akazi sinubwo ko ahangaha ari akazi ubundi si uruwahaye uruwaga nawe nibiriye mu cyaro nise nirabwiye ko nyine uhita ugana ahangaha se babwiye ko ariho hari akazi nta kazi karagenda genda genda ahangaha se nyine umuryango urambara Boss, sanzara agakubwa karahuka kakanyacyaro ngo kari gushaka akazi. Ndagashimira n'abana nikagende ni. Nguki? Sanzara agakubwa gashaka akazi ndakabwira ngo nikagende. Ariko ubundi wowe ujye uba muzima. Ujya wuzura cyangwa mu mutwe ntabwo uri tayari. Boss singize nese kandi none. Buri munsi umuntu acaka umuntu upfurira, buri munsi umuntu acaka kunkura amasuku hanga, buri munsi ngo yakazi ngo unsanga wakoze uri kumwe ngo ngongeze amafaranga, bimwe na bimwe ntabwo wari n'amafaranga yo kubikora ntubitunganye. Boss numukore kandi yiri umusore ukina umuntu nyine w'umusore nyine akari kugufasha. Ni wowe ugenga abo makazi nabo nagaha, abo nkoresha nabo nashinyeje gukoresha. Boss mubare niba ari kujya bigenza ariko. Igihe bare bavuga ko uburinganira ari uburinganire se umukobwa kuba yazaga gakora bivuze ko iyi mitekerezo ufite ni bwoko ki. Ihu tudasaba agiye umubwire ko boss umukobwa hano mu rugo ako kintu kiruzuye da kandi reka mubwire ndaza kukwirukana wowe ihute udasanga agiye wa musenzi wihute ako kintu sera kimvugisha umu nganje none nuko ari boss ntago ngiye mba nkuretse ndakoze se muzi yakoze wowe uje kutwiyenza ariko nakundi banguka sha banguka mubwire icara ariko icara twegeranye ukagira ikibazo buri igihe umatumaranye uracyagira isoni icara hano nta kibazo bose turaganira neye umugongo
Nshobora nkureba se ariko si umukobwa nkawe ku myaka yawe igihe tumaranye uracyagira isoni oya umeze neza meze neza hano ntukagira isoni dore ufite amaso meza ujya uyarambura urebe neza nta kibazo mbese niko shaka ntukanyishishe ntukanyishishe ntabwo bose ntabwo uzi yuko nyine mba ndi umukozi kandi none nakubujije inshuro zingahe kunyita boss sinakubwiye ngo ujye unyisanzuraho amazina yanjye sinayakubwiye ntuyazi ntabwo nzi n'izina ryawe ariko kubera n'ubwoba n'isoni uraryibagirwa njye nitwa Ryan buri munsi ndabikubwira nitwa Ryan ariko uzajya umpamagara Ryan Ryan rega uri umukobwa mwiza umva se njyewe buriya naragukunze bose uravugisha ukuri se nitaye kuri we nitaye kuki umukire nkawe oya ambese cyambere rega uri mwiza kandi ufite n'umutima mwiza urubaha umwana ufite igihamfura ibyo byiyongereye ku bwiza bwawe mpita nkumva ndushijeho kugukunda bose murakoze kugeza ahandi mba ndi kukureba nkumva ndakwifuje humura tuza rega igira hino igira hino oya ariko se shaho ujye unyegera numva ahangaho ni sawa umubiri wawe urashyushye si bimara mu bikoni se uragushyuha gute oya biriya tuzareba ukuntu tubigenza dushaka undi mwana uzajya undi mwana wishyize ngewe nkakora iki se nkakora iki ugiye kuba umukunzi wanjye byose birashoboka ntabwo bishoboka kandi kubwira ko nagukunze umwereka guteka ntabwo ahubwo reka mubwire nimba wumva nawe wambera byose kumva ko wambera umugore ukaba wambera oya bose mbabarira uri kwiganirira uri kuvuga ngo iki ukaba wambera umugore hano mu rugo umugore Yesu Kristo mana yanjye we rebera naryamye kuri kiriya gitanda kimaze kuriya gisomwe ariko bose ubuza hano ndara nose ndabizi naho aho urara ntabwo urara muri kuri matora mbi ariko wenda kiriya gitanda gitandukanye naho urara ariko biriya nta bintu biba birenze bihari icyangwa nuko waba umfite nanjye ngufite ahubwo sinzi maze ntajya ndaramagaze ntabwo najya ndyama pe ni ukuri najya ndaramagaze ahubwo wajya usa ahubwo reka mubwire ikintu nagukorera njye najya ndaramurinze magaze yatagira n'imibi kurya umubu wose uje ntawica umubu wose uje nako kazi nakora ibyo rero biri simple niba mushaka kugira ngo tubishyire mu bikorwa mwajya mwicira imibu uryamye ndagira ngo tujye wenda washaka undi mukozi ako kazi ko nagashobora ako kuryama Yesu ubwo noneho ntabwo nazabyuka nazongera kubyuka nyuma y'icyumweru ariko se ko wenda nawe uri mukuru sibyo wambarira basikumva icyo nshatse kuvuga ntabwo uri seriye mbabarira ese ubwo ibyo bintu birashoboka umva rero ure mubwire ikintu nashaka kububwira uri mukuru sibyo nturi umwana nta kuntu nyine nawe ntabwo uri kubyumva ndakwifuza umubiri wanjye uragushaka nimba numva twaryama nawe ukabambera umugore n'umugabo ndakwinginze please kuryamana tuza rwose sibyo unyizere njyewe ndi umugabo w'umunyangamugayo kandi igihe tumaranye nawe urabikizi sibyo nkundira pe uturisha umubiri wanjye umbere ibyishimo bihoraho sibyo koko bose umwizere koko nyizera ndi umugabo w'inyangamugayo kandi isezerano ryawe nzarikomeraho nzakubera umugabo w'icyitegererezo w'ejo hazaza ubuzima bwawe bwose sibyo reka tujye mu cyumba nta kibazo ngahaguruka ugiye ndaje gusange
sheri. Nakoze my love. Biriwe se? Ashima Imana ameze neza. Wese bite? Byiza. Ariko nuteye. Aho nabize bite? Sha waguruza ukansuhuza. Waguruza ukansuhuza. Se ndabibasha ra. Imbagukumbuye nako mbakumbuye mwene. Uzite sheri. Umva ngo karatera umugeri. Ego, ukumvisha. Umve ngo hari igihe gaterera undi nyine kagaterera ngaho byanshatse. Reka muri ko twicarana imbakumbuye uretse kwicarana. Icarana muri mumeze neza. Tumeze neza. Ese ko wa muhungu w'umuzamu nambonye hariya Aho hari ageze. Wasanga ari wa muto. Ayandi n'abana muto. Ubwo batanyitse n'ibya bindi bye. Uzi ko akunda gukina bya bintu hadi bagitanga. Bya bindi by'abarezi yarasaze nawe. Byaramuzengereje. Ariko se kagatsi kiba yakarangije. Umwana w'umukobwa. Uri ushaka umukobwa? Ngiye ndishakira umuhungu. Wiki? Ndashaka umuhungu. Tuzamwita Gisa. Umuhungu? Yego se nibyo ushaka? Umukobwa se? Tumwita Umutoni. Ko naguhamagaraga se numfate. Nanga kutakubona nigeze hano hafi. Tugatika muri muremure tamugera. Umva nanjye mba nananiwe nashaka abyuka. Mbavuze igiye kuzacika. Numva sheri uzi se n'ikindi. Ngo arije mba nicaye hano mu rugo bavuga Mana ishimwe nyine kubera ukuntu ahantu Imana nyine yankoye. Numva sheri yenda gushimira cyane. Imana yampaye umugabo mwiza unkunda. Nanjye mu mugore mwiza. N'urumva ariko we birarenze. Ndagushimira cyane bitewe n'ahantu wankuye nirwa nzerera ku muhanda hose nsaba akazi numva ariko buriya ndavuganye Imana ishimwe cyane buriya babaga bose bameraga nkawe. Charles cyeka tubaye dutuye muri Paradise nibwo abantu bose baba bameze kimwe. Uzi ko nanzi ko mbeshya utazangira umugore. Ega nari nagukunze kandi. None ubu ngubu nawe utwitiye n'umwana uracyankunda nyine. None mba numva ndi muri Paradise sinkubeshye. Ni ukuri nyine umugisha nsabiye twese Imana idufashije no kuri Imana ijye kumfashiriza muri byose. Ahubwo kanyine tujye mu cyumba tukabona ko tuganiriza umwana neza. Si byo se? Ntabwo wanze kujya ku meza se? Oya, mba mbakumbuye mwembi. Gusa ndajya muri dushe musize hano. Tujyane muri dushe? Ndabizi yuko ndabizi ntabwo wabasha kwiyoza ntarahagera si byo? Ngahaguruka. Reka tugende. Naho ubundi umugisha twese Imana.